abafite inganda ziciriritse mu Rwanda basanga kuba imisoro mu Rwanda itaborohera ndetse igihendo cy'amashanyarazi nacyo kikaba gihanitse ndetse n'amazi ari byo bituma ibicuruzwa bikorerwa mu Rwanda bigira ibiciro bimwe abanyarwanda bakunze kuvuga ko bihanitse. Ariko nanone abanyiriza inganda bakaba bavuga yuko abanyarwanda nabo bakwiye guhindura imyumvire kugira ngo bakunde ibikorerwa iwabo, kuko ibingibi ari nabyo bizatuma ibicuruzwa byo mu Rwanda bigurwa ku bwinshi. Ariko nanone bakanavuga yuko ibicuruzwa byo mu Rwanda hari biba bifite bikomeye kurusha ibicuruzwa bituruka hanze, nkuko bisobanurwa mu buryo bwimbitse na Pasco Buhura ndetse na Safari Desire bafatanyije. Igosora amoko yose y'imyaka. Ntaganira Vital ni rwiyemezamirimo ukora imashini z'amoko atandukanye zifashishwa mu buhinzi harimo no gutunganya umusaruro. Avuga ko yabyinjiyemo nyuma y'igihe akorera umushahara w'ukwezi mu kigo kimwe kibanda ku buhinzi, agasobanukirwa ingorane abahinzi bahura nazo. Muri 2012 nshyigikiwe na leta nza kujya mu Buyapani niga gukora imashini zo mu buhinzi ku rwego ruciriritse. Aho ngarukiye mfata icyemezo nsezera akazi ntangira gutyo, ariko umutima wo gutangira kano kazi wari undimo n'ubundi nk'imyaka 3 mbere yuko ngira ayo mahirwe, numva nshaka kugira ikintu nakora cyagira icyo gifasha sosiyete n'abanyarwanda muri rusange. Uyu munsi Ntaganira amaze kugira ku ntera ifatika aho abaguzi b'imashini akora biganjemo amakoperative y'ubuhinzi hirya no hino mu gihugu. Ibi biherutse kumuhesha igihembo ubwo hatangizwaga imurikagurisha ry'ibikorerwa mu Rwanda mu cyumweru gishize. Imashini nk'iyingiyi ni imwe mu byafasha abahinzi hano mu Rwanda, urwego rutunze abanyarwanda benshi ariko nanone rukeneye iterambere mu ikoranabuhanga. Ibi bikaba bishobora gukorwa na bamwe mu banyarwanda. Uretse ubuhinzi, ibikorwa by'ubwubatsi nabyo birushaho kwiyongera. Ibi byatumye Bahati Jacques na bagenzi be batunganya ibikoresho byifashishwa mu kubaka imihanda, gutunganya imyubakire n'ibindi bifashishije umutungo w'amabuye y'amakoro yiganje mu karere ka Musanze. Batangira uyu mushinga bifashishije murandasi, nubwo bwose batigeze biga ubwubatsi. Gusa nagaragaza ko ikibazo cy'imyumvire kikidindiza benshi. Abanyarwanda cyangwa se reka mvuge abanyafrika muri rusange bumva ko ikintu gikorewe mu gihugu in Africa abari ikintu kidafite durabilité kiba kidakomeye, ariko uko nguko cyambere n'ukwibesha, kuko ubwenge abazungu bafite natwe tushobora kubona, kuko n'umuntu uko natwe turi umuntu. Icyo ni cyambere. Ibyuma bakora barabyiga natwe tukabyiga, dushobora kubyiga iwabo tukabikorera iwacu. Icyo nacyo ni ikindi. Hagati aho ariko abaguzi bakunze kwinubira ko ibikorerwa mu Rwanda usanga bihenze kurusha ibituruka hanze y'igihugu. Abashoramari baciriritse bemeza ko ibi bifitanye isano n'ikiguzi cy'ibyo bashora. Ibikoresho bimwe tudashobora kubona n'ibyo tubonye bikaduhenda, hanyuma tukagira n'ikibazo cy'uko umuriro mu gihugu cyacu uracyahenze. Ibyuma dukoresha amashanyarazi, iyo uguze umuriro usanga kilowati imwe itwara amafaranga 265. Washyiraho n'ibindi bikoresho wongeraho ujya kurangiza mashini iri ku giciro kiri hejuru. Ikibazo cya mbere kiboneka mu misoro. Ikibazo cya kabiri, umuriro uracyahenze kuko ibingibi bikoreshwa n'umuriro. Icya kabiri bikoreshwa n'amazi. Kugira ngo urukero turuzengurutse rutamena ivumbi hejuru, dukoresha amazi gusa. Ubundi tukakoresha umuriro. Rumena amazi menshi rugatwara umuriro mwinshi. Umuriro ugabanutse amazi akagabanuka, imisoro si possible kuko imisoro nayo iracyari ikibazo. Inganda ziciriritse mu Rwanda zigaragaza ko ibyo zitunganya bikomeje kwiyongera, byarushaho kugabanya icyuho kiri hagati y'ibyoherezwa hanze n'ibitumizwa mu mahanga nubwo kikiri hejuru. Pasco Buhura, Televiziyo Rwanda.